Kwigira kw'igihugu bishingira ku bintu byinshi. Bishingira ku bikorwa igihugu gikora bigiteza imbere, bigashingira ku bumenyi giha bene igihugu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose ni byiza, ariko umutekano ukaza imbere kuko byose bikorwa umutekano hari. U Rwanda narwo ni rwasigaye muri izo bikorwa, rwakomeje kwiyubaka mu mwaka w'1994 rushyiraho itafari ku rindi ngo rwubake igisirikare gikomeye. Nk'ubu tuzi neza yuko nta gihugu na kimwe ku isi itagerageza guteza imbere urwego rwa gisirikare. U Rwanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba rukomeje kuba rudasumbwa, rukomeje gutera intambwe ikomeye cyane ku buryo ubigeranije n'ibindi bihugu usanga u Rwanda rwarakataje cyane mu iterambere mu guteza imbere urwego rwa gisirikare. Nivyo kugura ibikoresho bya gisirikare biba ari ingenzi cyane, ariko se bitiyo bigeze mu shaka kubyikorera. U Rwanda ruti kuba nyakamwe mu by'umutekano, uba nanone ugiye kwivuna ndetse no kwigora. U Rwanda rukomeje gukora ubufatanye bukomeye cyane n'ibihugu bimaze gutera imbere bifite urwego rudasanzwe rwa gisirikare. Ndakubwira ko u Rwanda rukomeje kubaka igisirikare, ariko rwarwinjiye gukorana n'igihugu cy'Uburusiya mu kubaka urwego rwa gisirikare. Turabigarukaho. Ni mu gihe kandi nanone muri ubwo bufatanye hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya hongeye gutekerezwa cyane cyane ku kugura ibikoresho, ibifaru, indege z'intambara ndetse no kubaka inganda za gisirikare. Abarusiya bagomba kuza mu b'ingenzi cyane gufasha igihugu cy'u Rwanda. Nizo ari ubufatanye bwa busanzwe buzwi hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya. Ubufatanye ari ubufatanye bujyanye n'ingufu za nuclear, ingufu zizakomokaho amashanyarazi, ndetse Abarusiya bakaba baratangiye cyangwa se barangije kwemeza yuko bazakorana n'igihugu cy'u Rwanda mu kubaka urwo ruganda rw'ingufu za nuclear rugiye gutangira kubaka mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi ya vuba. Binjira mu bya gisirikare, ifaru z'intambara, indege z'intambara ndetse kujya no ku mbunda za masotera bagomba gukorana. Ndaje nkubwire kamwe ku kandi mu bufatanye bwa gisirikare buhuje igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya. Si byo gusa, ahubwo mu bijyanye no kubaka inganda za gisirikare, u Rwanda rufuza kubaka inganda zagutse. Urutaremiko rusanzwe rukorera mu Rwanda hagati y'u Rwanda na Israel barifuza kubaka inganda zikomeye ariteranya ibikoresho bya gisirikare ndetse zizatangira gucura bimwe mu bikoresho bikorerwa ndani mu gihugu cy'u Rwanda, made in Rwanda. Ibi ngibi kubyumva ni nko kumva inkuru y'amahanga cyangwa se kumva ibitekerezo ukibaza nk'imba bizaba impamo. Oya, ntago ari ibyo gutekereza mu nzozi, ahubwo ni ibigiye gushyirwa mu bikorwa mu bihe bya vuba. RDF igomba kugira factory, inganda cyangwa se uruganda runini rwagutse rukorerwamo ibikoresho bya gisirikare bisavinga cyangwa se bihabwa igisirikare, polisi n'izindi nzego z'umutekano mu gihugu. Atariho gusa no ku isoko mpuzamahanga, u Rwanda rugashyiraho ibikoresho byakorewe iwabo cyangwa se mu Rwanda mu nyirizina, maze rugahinduka bamwe mu bacuruzi cyangwa se nk'ibindi bihugu bicuruza intwaro babikoreye. Uribaza ngo ibyo bizatwara igihe kinini? Ndaje nkubwire kandi ngumara amatsiko y'uburyo urwo ruganda rwo guteganywa nawe rwo guteganya kubakwa ndetse n'igihe bishobora gutwara. Ibi byose ni muri ya gahunda yo kugira u Rwanda rutekanye, u Rwanda ruteye imbere kandi u Rwanda rubereye, rutabereye abanyarwanda gusa, rubereye n'abanyamahanga babyifuza. Ikindi ruri gushyira itafari ryarwo kujya no kubaka umutekano wa Afurika. Afurika igomba kwigira, nta mpamvu yo kurebera amahanga. Nizo abanyamahanga, abanyaburayi n'abanyamerika babigiraho ndetse banababera ibuye fatizo cyo kubakiraho ibindi, kuko bafite ubwo bumenyi ndetse n'ibyo bimashini zabo. Ariko nyuma ugasigara wigira wowe ubwawe. Ngo nicyo u Rwanda rushaka gukora no mu rwego rwa gisirikare. Benshi babifataga nk'ibidashoboka, ariko abandi batangiye kubona neza ko bishoboka. Reka ngo ikaze ngo tubigemo kamwe ku kandi kuri ibyo biri kuvugwa nyirizina. Tujyane ku musozi nk'ibisanzwe. Mwese mbaye ikaze. Nivyo, u Rwanda rusanzwe rufitanye ubufatanye n'ibihugu bitandukanye biteye imbere cyane mu bya gisirikare, kandi ibi ngibi bituma rugira ubunararibonye haba mu myitozo ya gisirikare, haba yewe no mu bikorwa rusange byo gukarishya ubumenyi, ariko binanyuze nanone no ku mirongo y'imbere ku bwagimba. U Rwanda rugakoresha ubwo bumenyi ubunararibonye rwavanye muri izo bihugu twakita ko byateye imbere cyane mu bya gisirikare. Ariko kandi u Rwanda narwo rugakomeza kuzamura urwego rwarwo rw'umutekano imbere mu gihugu. Ubufatanye bw'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya uyu munsi bwagarutsweho kuri ambasade y'u Rwanda mu Burusiya ku rukuta rwa X bagaragaza ibyabaye. Bati uyu munsi tariki 24 ari ku munsi w'ejo hashize Kamena 2026 ambasade
cyangwa se uhagarariye u Rwanda muri ambasade, umukozi w'ingabo w'u Rwanda muri ambasade y'u Rwanda i Moscow, yasuye ishami ry'ishuri rikuru ry'ibintu bya gisirikari rya Penza mu rwego rwo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu zombi mu mahugurwa no kubaka ubushobozi mu bijyanye n'ibintu bya gisirikare cyangwa se ibikoresho bya gisirikari. Ibyo nibyo twisubiye naho ngaho. Equipments, military equipments. Ni Charge d'affaires w'ingabo z'u Rwanda muri Rwanda Embassy muri Moscow basuye ishuri rikuru rya Penza rya gisirikari rya Moscow rikora ibikoresho bya gisirikari cyangwa se ryigisha ikoreshwa ry'ibikoresho bya gisirikari bihambaye Uburusiya bufite mu kunoza ubufatanye busanzweho kandi no kubushimangira hagati y'u Rwanda n'Uburusiya, aho bagomba kwita ku bintu bibiri: kubaka ubushobozi mu bijyanye n'ibikoresho bya gisirikari ndetse n'ikijyanye n'amahugurwa. Ubundi mu gisirikari ucyumva izina igisirikari uhita utekereza ibintu bitatu bidahinduka, nubwo inyuma yaho hari n'ibindi bigenda bishamikira kuri buri kintu, kuri ingingo yose. Icya mbere ni abasirikari personnel, icya kabiri ni ibikoresho bya gisirikari equipments, icya gatatu ni amahugurwa yahawe abasirikari bo ubwabo nk'imibiri yabo ndetse no gukoresha ibyo bikoresho bya gisirikari. Wari ikintu utekereza kirenze icyo ngicyo, ibindi byose watekereza bishamikiye aho ngaho. Ibi rero u Rwanda n'Uburusiya bari tayari, biteguye kubikorana mu bikoresho bya gisirikari, bivuze ngo kuva ku mbunda ntoya kugera ku ndege cyangwa se ibifaru binini, hanyuma ku musirikari, kuva ku musirikari ukwiriye imyitozo akwiriye guhabwa igomba gutuma aba capable yo gukoresha bya bikoresho, akaba yarwana urugamba ruremereye cyangwa se rukomeye ku mirongo y'imbere. Ibi rero kongera gushimangira cyane cyane yuko ubufatanye ari ingenzi cyane nk'igihugu kiri kwiyubaka cyane mu bya gisirikari, gukorana n'igihugu cy'Uburusiya gifatwa nk'igihugu cya kabiri ku isi kugira ibihugu bikomeye yazwi igisirikare gikomeye cyane nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cy'Uburusiya ntabwo ari bwo bwa mbere bivuzwe mu bufatanye n'igihugu cy'u Rwanda. Mu mezi ashize Minisitiri n'amahanga n'utwara w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Patrick Nduhungirehe yahuye na Lavrov Uburusiya, banemeranya uburyo gukomeza gukorana hagati y'ibihugu zombi harimo ubujyanye n'ubuhahirane ariko kandi nanone no gufashanya mu kugera ku mbaraga za nuclear, aho Uburusiya buzafasha u Rwanda kujya kuri ibyo bikorwa. Bivuze neza ko Uburusiya n'u Rwanda muri iyi minsi ubucuti bwabo buri kuba hagati k'inkubirane buretse. Warabibonye neza ko mu minsi ishize ibihugu byinshi byo muri Afurika byabaye nk'aho byipakuruye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu z'i Burayi byegurukira Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Ni nako bigenda muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda, kabone nubwo bivuga ko bibanye neza, ariko tuvugisha amanyakuri mu gisirikare ntabwo bibanye neza. Ibyo ibihano Amerika yafatiye u Rwanda ntabwo harimo ubucuti, ahubwo nugaragaza neza ko babarakariye, harimo n'umujinya w'umuranduranzuzi. Ahubwo bivuze neza ko u Rwanda rero nyuma yo kubura Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa gisirikare kimwe n'ibihugu z'i Burayi mu buryo cyangwa se ubundi tuko biba bihegamiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ngombwa cyane cyane gushaka undi muterankunga cyangwa se umufatanyabikorwa. Uburusiya kuremberwa imbere, u Rwanda rurahombye rurungutse. Ntabwo ngize ngo tugire ikizamini, ariko bigaragara neza cyane ko hari iterambere ridasanzwe n'ubundi u Rwanda rushobora kugeraho rukoranye n'igihugu cy'Uburusiya. Mu bivuga rero ko bigomba kubaho cyangwa se mu gufatanya gishobora kuzamo cyane cyane n'ibikoresho bya gisirikare. Mino shuri uhagarariye ingabo z'u Rwanda muri ambasade y'Uburusiya cyangwa se u Rwanda mu Burusiya i Moscow, gusura rino shuri yasanze hari ibikoresho byinshi bikoreshwa cyangwa se byigishwa abanyeshuri kubikoresha, kandi u Rwanda nabwo rubikeneye. Muri zo harimo imodoka z'intambara ndetse ibifaru, hakabamo n'indege z'intambara. Muzo yabonye kandi nakabona neza ko u Rwanda rukeneye, muri zo akaba arimo ivyo bikoresho nyirizina cyangwa se ibyo bifaru wavuga ko n'u Rwanda rukeneye kuzagira kuba rutunze kugira ngo irindire umutekano. Harimo iby'ingenzi wavuga yuko zifuzwa na buri muntu wese ufite ubushobozi cyangwa se wabona ubushobozi bwo kubitunga, bwo kubigura cyangwa se kubikoresha. Ni ibikoresho Uburusiya bwihariye ariko amahanga ajya arangura kugira ngo yifashishe cyane cyane mu gucunga umutekano wabyo. Bavuga yuko Uburusiya ari kimwe mu bihugu bifite inganda zigezweho zikora ibikoresho bya gisirikari byo ku rwego ruhambaye, ndetse umuntu akaba yanavuga yuko ari bimwe mu bikoresho bigurishwa cyane ku isi. Tuvuze yuko kuva Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zibayeho, igihugu cy'Uburusiya cyagurishije intwaro amagana ku bihugu bitandukanye by'umwihariko byo muri Afurika, ntitwaba twibeshye. Ariko kandi nanone tuvuze yuko igihugu cy'Uburusiya gikomeje kuba nanone icy'ingenzi cyane mu gukora ibindi bikoresho byiza byo gushyira mu ngabo ku buryo buri wese yabyifuza. None uyu munsi ntitwaba tubeshye, bakora inzu y'ikirere kugera ku ndege z'intwanyi. Uburusiya bwitwara neza kandi bikagaragara neza cyane ko wifuza gukorana nabwo ataba yibeshye cyane cyangwa se ataba agiye kure ngo avuge yuko hari ikintu kinini ahombye, kuko gukorana n'ibindi bihugu ni byiza.
ariko Uburusiya nabwo bukaba ari igikorwa ari igihugu gikomeye cyane. Kaduhere ku bikoresho by'ingenzi yahasanze indege zo mu bwoko bwa Sukhoi Su Flanker Fleet. Sukhoi Su Flanker Fleet ni imwe mu ndege z'ingenzi cyane igihugu cy'Uburusiya gifite kandi zikoreshwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Indege y'intambara yakozwe na Sukhoi kandi yari igamije kuba yajya mu irushanwa n'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo mu gisekuru cya kane nka F-15 Eagle cyangwa se Grumman F-14 Tomcat. Yari igenewe ubutumwa bwo mu kirere nk'uko izindi ndege zabikoze mu gihe cyabanje. Mu mwaka wa 2004 ingabo z'Uburusiya zatangiye kuvugurura cyane indege ya mbere ya Sukhoi Su-27 ya Soviet. Mu kuyivugurura ngo ijyanishe n'igihe na za misile zigezweho nka R-77 no kuzigeza mu gisekuru cya kane kimwe n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitegererezo cy'izi ndege cyangwa se cy'ubwoko bwa Sukhoi Su-37 gifite imiyoboro myiza cyane iteye imbere kandi ikoreshwa cyane. Muri kano karere izi ndege za Su-37 ntabwo ari nyinshi, ahubwo higanjemo Su-25, Su-32 izo muri Uganda ndetse na kwenka ya Su-25. Rero kuba u Rwanda rwagera ahantu ari gutorezwa izi ndege bakayirambagiza bakabanayizana, buri wese ahita yumva neza igisobanuro cyabyo. Kugira igisike gikomeye cyo mu kirere, Rwanda Defense Air Force. Hanyuma wamenye neza yuko bashyizemo utwuma twa titanium n'umuyoboro w'umwuka uvuguruye ufite fibre ya carbon ndetse na alloy cyangwa se ifite inzira isohora carbon ndetse no kwinjiriza oxygen. Ibi byose bagingiriye muri iyi ndege. Mu mwaka wa 2022 bayigira indege yihariye cyane. Niyo mpamvu ikigo nk'iki kwigisha gukoresha indege nshyashya Novo Model ari ikintu none bakomeza gushyiraho umutima. Su urusha kuba cyane indege ikomeye izindi ndege nyinshi cyane zindwanya, kandi hinduka zimwe mu ndege zifuzwa cyane ku rwego ruhambaye kuko ari imwe mu ndege zitanga igisobanuro cy'urugamba cyangwa se zizana impinduka mu ntambara iyo zikoreshejwe neza. Si yo gusa rero wavuga ngo yagaragaye muri ako karere hose kuri icyo kigo cyasuwe no hagaragara ingabo z'u Rwanda muri ambassade, ahubwo hagaragaye n'iyitwa Black Shark Kamov K-15. Iyi ngiyi ni kajugujugu, ni indege ifite igisasu, ifite intebe imwe, ifite system ya Crucial Lato yihariwe kandi yakozwe na Kim of Design Bureau mu 1980 ikoreshwa mu gisirikare cy'Uburusiya mu mwaka wa 1955. Niyo kajugujugu ya mbere ku isi ikora ifite system yayo yo gutabara igezweho, kandi ubu niyo helicopter yica cyane Uburusiya butunze. Kubura loto y'umurizo mu gishushanyo mbonera bitanga inyungu nyinshi kuko ishobora gukoresha kugeza kuri 90% by'imbaraga mu gihe ya transmission yose. K-15 intego yayo kurasa iba ari intego igezweho cyane, kandi ifite intebe idasanzwe yo gusohora umupilote mu gihe habaye ikibazo, kwa yarokoka mu gihe kajugujugu yabirashweho na rokete. Kandi ifite ibyuma bya rota cyangwa se bya bihoro bitwarwa nanone mu buryo bwuzuye ku buryo urashe loto imwe udashobora kuba uvuga ngo urahanganye cyane n'Uburusiya cyangwa se uhangamuye igihugu cy'Uburusiya, uhangamuye iyo ndege yo kajugujugu. Ifite ibihoro bibiri bigerekeranye, kimwe rero gikora neza iyo kibangamiwe gikomeza gukora, icyo hasi gikomeza gukora, ugasanga umurimo wayo ni ugeze uhagarikwa na gatoya uko benshi babyifuzaga cyangwa se babyifuza ntibigerweho. Ari nabyo bisobanura neza cyane uburyo iyi kajugujugu ari kajugujugu wavuga ngo ni game changer, niyo guhindura imiterere y'urugamba ikaba kajugujugu yihari. Hanyuma si yo gusa, ahubwo hariho ni bundi bwoko bwari buhari bw'ibifaru. Kimwe mu gifaru gikomeye cyane yahasanze ni T-90 tanks cyangwa se T-90. Ibifaru bya T-90 byakozwe kandi byubatswe na Yuraka Nzaragava muri Ninzi bigeza muri Gel mu Burusiya. Ibyo bifaru byubatswe cyane cyane hagendewe ku bishushanyo mbonera byiza. Iki gifaru cy'igihugu cy'Uburusiya cyo mu gisekuru cya gatatu cyatangiye gukoreshwa mu 1992, gikoresha imbunda nini cyane ikoze mu buryo bwa smoothball system yo kugenzura inkongi ya A455T. Moteri yavuguruwe n'ishusho y'ubushyuhe nayo yashyizweho cyangwa se uburyo bwo guhangana n'ubushyuhe bwa niri. Bimo bisanzwe byo kwirinda kuba byaraswaho ibyo bifaru, nanone byongerera kuba ibifaru by'ingenzi cyane, kandi ifite n'ibikoresho ushobora kurasa bya grenade by'ibifaru. Hanyuma ifite iminwa 5, intwaro zikoreshwa mu buryo bwa Locatal nk'icyo na Chatula infrared, ni system ya ATGM
Ikigega cyangwa se igifaru kirakomeye cyane, cyagenewe kugabanya amahirwe yo kubona inzira umwanzi yacamo. Muri make ikintu kikenera kuvuga ngo ahantu ni heza cyangwa se nkabi, oya, gifite iminyururu yo kigendesha ari hose cyahanyura. Hanyuma kandi nanone ifite radar ishobora kuyifasha cyane kumenya ikintu cyibasiriye cyangwa se intwaro yibasiriye kino gifaru ije yisatira. Inayinite nayo kandi wamenya ko yifitemo ibikoresho byo kurinda ibinyabutabire bya kirimbuzi nk'imiti ya KMT9 cyangwa se KMT mine, kwirinda ibya mine biba byatezwe mu nzira, na systeme yo kuzimya inkongi y'umuriro iri iruhande rwayo. Ifite ubushobozi bwa systeme ya MT7 electromagnetic countermeasure ishobora nanone gushyirwaho kugira ngo ifashe iki gifaru guhangana no guhangamura n'ibisasu bibasira ibifaru byitwa anti-tank guns cyangwa se anti-gun missile. Nanone hari ubundi buryo bushya cyane Uburusiya bufite cyangwa se indi ntwaro yagaragaye kuri kino kigo, aho hari ari kubera imyitozo ya gisirikari muri iri shuri, wavuga ngo ni iby'ingenzi cyane. Nacyo ni ikindi gifaru kizwi cyane nka objective cyangwa se bakunze kwiyitirira igifaru nyirizina cya 34 Object T64 niko bayita iyi ntwaro y'Abarusiya. Bakavuga yuko ari imwe mu ntwaro z'ingenzi cyane zifashishwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba iyo bibaye ngombwa, cyangwa se igifaru gitanga umusaruro ukomeye cyane iyo bibaye ngombwa. Ikaba ari imwe mu ntwaro rero zagiye zikoreshwa by'igihe kinini mu rwego rukomeye. Bafite n'izindi ntwaro zigezweho, bafite amato y'intambara, bafite ibikoresho by'indege zindwanye nka Tu-90, bakagira ndetse n'izindi ntwaro ziremere zirasana za missile ballistic. Gusa izo ngizo zo kuri gatura zivugaho kuko u Rwanda ntago rwajya ku mwanya wo kuzana missile ballistic ubwo zambukiranya imigabane nka intercontinental ballistic missile, kuko u Rwanda ntago rwagera kuri urwo rwego rwo kuzana ifaru. Muri make rwa rusimbutse inzego, ariko wamenye neza ko n'urwego ruri kugeraho ni urwego rwiza cyane rwemerera igihugu cy'u Rwanda kwihagararaho ndetse no kwirwanaho mu buryo bwose bukomeye cyangwa se mu buryo bwose bushoboka. Ari nabyo bishobora gutuma abanyacu bavuga yuko u Rwanda intera rukugeraho ari intera nziza cyane mu kuzana ibikoresho bikwiriye mu ngabo. Hanyuma si ibyo gusa, u Rwanda rushobora gufatanya mu gihugu cy'Uburusiya, ahubwo amakuru aremeza yuko kuri ubu ngubu harimo kuganirwa cyane cyane ibyo kubaka inganda za gisirikare. Yego u Rwanda rwatangiye umushinga, rwatangiye rufatanyije n'igihugu cya Isirayeli aho bubatse uruganda rwa Remiko rwatangiye gutunganya intwaro kuva kuri masotera, amasasu, imyenda ya gisirikari, ingofero ndetse kugeza ku bifaru bimwe na bimwe bitanyizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma n'imbunda ishobora kurasa ku ntera ndende za bamudahusha, izo zose zikorwa n'urwo ruganda rwa Remiko. Gusa amakuru yemeza neza ko u Rwanda rufite gahunda yo kwagura ibyo bikorwa byo gukora intwaro, bakajya ku rwego rwo gukora intwaro ziremereye, intwaro zidasanzwe, kugeza ku rwego rwo gukora za drone. Amakuru yemeza yuko babanje kuganira n'igihugu cya Turukiya kuri uwo mushinga. Gusa Turukiya bisa naho bigenze gakeya, yabamenyekana impamvu yo kugenda gake cyangwa se ndabakibitekerezaho. Kuri uyu munsi rero kuganira n'igihugu cy'Uburusiya kubaka inganda. Gusa kufatanya n'igihugu cy'Uburusiya, Uburusiya bumaze kujya ku rwego rwo gukora inganda zikoramo abakozi bake ubundi agashyiramo amarobo. Iyi system yari itangwa mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko ubu yadabuswe n'igihugu cy'Uburusiya nyuma y'intambara batangije kuri Ukraine. Batangije gukora inganda zikora intwaro ariko hakoreshejwemo abakozi bake gusa kugenzura imashini cyangwa se amarobo abari muri izo nganda. Ubundi mu gihe mbere inganda zabaga zuzuyemo abakozi benshi, basanga uruganda rukora wenda nk'igifaru nimo abakozi bagira mu bihumbi, umunsi ashobora gusanga atarenze 150. Bisobanura neza cyane ko bagabanije umubare w'abakozi, bongera imashini z'amarobo zikora muri ubwo buryo mu gukurikirana, mu gushaka, mu gutegura ibikoresho, muri ikintu cyose muri izo nganda. U Rwanda rero nabwo rwifuza kugera ku ikoranabuhanga ridasanzwe. U Rwanda nabwo ruri mu mubiri wo gukoresha ubwenge buhangano, buryo nabwo gukora inganda zifite ubwo buryo nabwo ari igikorwa cyaba cyiza cyane kurushaho. Ibi bigashimangira cyane cyane urwego u Rwanda rushaka kuba ruhagazeho mu bijyanye n'imbaraga za gisirikari ndetse n'uburyo bw'imikorere yihariye cyane mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma mu nganda rero mu byifuzwa gukorwa byarangije kumenyekana ushaka kuzakorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse niba muri mu bihugu za hanze mushaka gutangira gutegura amafaranga muzagura ku isoko mpuzamahanga u Rwanda rwashyize ku isoko ibicuruzwa bitutse mu nganda za gisirikari. Harimo gukora drone z'intambara na drone z'ubutasi, harimo gukora nanone imodoka zitwara abasirikari ku rugamba, harimo gukora imodoka zifashishwa cyane mu mirwano, izo nkuza za MRAP zitaterwa na za mine, izo zatangiye no kurwana muri Remiko.
harimo ndetse no gukora bimwe mu bifari biciriritse bitangiye gukorwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngicyo kumva ko ari inkuru igoye cyane kugira ngo bikorwe, ariko burya ubushake nibwo bushobozi. Ninde wari uzi yuko bizibura wenda no guteranyiriza intwaro mu Rwanda zari gutangira? Ibyo byose birashoboka, kandi u Rwanda ukavuga yuko bitagoye cyane umugerwa rukomeze gushyira hamwe ndetse no gushyiraho umutima muri ibyo ngibyo. Ikindi gishobora gutuma ibyo byoroha cyane, u Rwanda rukataje cyane mu kwaka ikigo cy'indege cya Bugesera. Ikigo cy'indege cya Bugesera ni amahirwe atangaje ku gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko kino kibuga cy'indege kizajya kinyuzwaho ibikoresho byinshi icyarimwe, bishobora no kuzatuma noneho n'inganda nyinshi zumva neza ko kuza gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda nabyo ari byiza, kuko ibikoresho bakoze bizajya bita bigenda nta kibazo mu bihugu bifuza kubigezamo, ndetse nayifuza guhaha bakabona uburyo bwo kuza guhaha. Uzabona biriya bihugu byikize ku isi bifite ibibuga by'indege bihambaye birenze 2-3 mu bihugu zabo. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko akenshi baba bazi neza ko mu gihe cyose baba bafite ibikoresho cyangwa se bafite umusaruro w'ibyo bakoze ushobora kugera mu mahanga ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu usanga barashyize imbaraga cyane mu bijyanye na transportation, za gari ya moshe, amato, indege, buryo bwihuse cyane. Ikoranabuhanga ryabo rikagenda rijyana n'nyine n'ibyo buryo bwa transport. Nk'ubu mu Bushinwa bavuga ko bageze ku rwego rwo gukora za gari ya moshe zo kuzenguruka igihugu minota itarenze 20. Igihugu cy'Ubushinwa ukuntu kingana, fata u Rwanda urukube inshuro amagana, ariko bashobora kuba bafite ngo bamaze kujya ku rwego rwo gukora izi za gari ya moshe train zishobora kuzenguruka igihugu cyabo mu by'amasaha atageze muri 2, bakaba bazengurutse bagaruka ibikoresho. Bivuze neza ko ubwo buryo ari uburyo nano bwo gutuma ibikoresho bigurishwa cyangwa se bigezwa ku isoko mpuzamahanga ku buryo bworoshye. U Rwanda rwo kubaka inganda banubaka ikibuga cy'indege nk'icya Bugesera n'urundi rwego rwo kugaragaza neza ko ruri tayari mu bucuruzi atari abana bazi ibyo bagiye gukora. Ibi ngibi bigashimangira cyane cyane ubwo bushobozi. Mu byo Perezida Paul Kagame avuga ku mutekano, abajyanye n'uyu mwuga wa RDF, ingabo z'u Rwanda, ingabo zifite inshingano nini. Buri munyarwanda yifiteho inshingano, RDF ifite inshingano ku gihugu kugira ngo kibe ko gikwiriye kuba kimeze, ifite inshingano yo kurinda abanyarwanda, kurinda ubusugire bw'u Rwanda, kurinda abanyarwanda, kugira ngo bya birura murabizi, ibirura, hari abantu b'ibirura bameze, uhindukira wareba hirya bagashikura kawe bakagatwara, cyangwa se nawe bakagutwara. Ariko RDF ikishinzwe ni ukurinda u Rwanda, ni ukurinda abanyarwanda ngo batazaribwa n'ibirura. Murabyumva? Niyo mpamvu mu kubashimira natangiriyeho, kurimo akazi muri iyi myaka ishize itari myinshi cyane, ariko na mbere yaho ubu u Rwanda ruba, hari ibihe bigenda bikagaruka. Nta myaka 3 cyangwa 5 se irashira kuva aho tubereye aha, buri myaka 31, buri myaka 5, ubwo ni inshuro 6 hatabaye, imyaka 5 ntishira hatabaye icyugariza u Rwanda. Ibyo byugariza u Rwanda ntabwo bituruka ku Rwanda, bituruka ahandi. RDF
mu nshingano zayo cyangwa se n'u Rwanda ubwarwo ntabwo rubayeho, ntabwo RDF ibayeho ariyo gushotorana, ntabwo dushotora. Nubwo muri uyu mwuga wa RDF urimo kurwana intambara, kurasana rwose, kandi kurasana bivuze harimo abapfa, harimo abakomereka, ariko ntabwo intego ari ukwica cyangwa ari ugukomeretsa, keretse iyo abandi batumva u Rwanda, badakunda u Rwanda, badashaka u Rwanda, bateje intambara ku Rwanda. Icyo gihe wa mwuga niho uzira noneho mu nshingano nyakuri. Icyo gihe intambara irarwanwa, kandi tugomba kuyirwana tugira ngo tuyitsinde, ntabwo ari ukurwana birimo kubabarira cyangwa se gusaranganya ngo nakoze bimwe aha, reka njye gukora n'ibindi aha, reka tubyoroshye. Turabikomeza ahubwo bikagera kuri buri wese, kuri buri wese mu bari kuri urwo rugamba, yaba twe, yaba abanzi b'u Rwanda turwana nabo, tugira ngo bibagereho, banabyumve, bumve ko intambara bashoje batari bakwiye kuba bayisoza. Niba bakunda intambara bazayitwara ahandi, ntibazayizane ku Rwanda. Rero murabizi ntabwo imyaka irashira ari myinshi, iyo ubona abantu bajya ku maradiyo nta soni, nta kwikanga, bakavuga ko bagiye gusenya u Rwanda, bazavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda, bashyireho ubwo bashatse, bazica bakize abo bashatse, ku maradiyo bakuru b'ibihugu bakabivuga. Ibyo bidusubiza inyuma bamwe, tukumva muri ya mateka, tukumva noneho hari abashaka rero kugenera u Rwanda ibibi. Burya ni ukuvuga rero ngo tugomba guhora twiteguye, kuko kugirira nabi ntitumenye aho avuye, ntitumenye igihe abishakiye, ariko wowe ugomba guhora witeguye. Nk'abo bashakuje cyane bakavuga ko bagomba kugirira u Rwanda nabi, sinabinyura iruhande, ariko sindi buvuge byose. Niho natangiriye mbashimira
kubera ko babonye ko kugira u Rwanda nabi bitoroshye. Wenda nibamara kuruhuka nyuma y'indi myaka 5 bazongera bagerageze, ariko bizaba nka kwa kundi cyangwa birusheho kuba bibi ku bashoje intambara ku Rwanda. Nibyo RDF mbere na mbere ishinzwe ingabo z'igihugu, abashinzwe umutekano bose w'igihugu bafatanije nibyo dushinzwe. Ariko nanone ntabwo nshaka kubivuga gusa ngo bibe imvugo. Kugira ngo tube dutyo, tube ingabo n'ab'umutekano duhora twiteguye guhangana n'ibibazo bigamije kugira nabi igihugu, bifite icyo bidusaba. Bidusaba byinshi. Icya mbere ni ukumva neza iyo nshingano kuri wowe ubwawe no ku gihugu muri rusange. Ndetse waba ukora wa mwuga uvunanye muri bya bihe bivunanye nk'ibyo nari maze kuvuga, ntukore mbese ugakora nk'uwikorera. Kora nk'uwikorera, ntawe usiganya. Wumva ko ari ibyawe, noneho ugafatanya n'undi wumva ko ari ibye. Niho ingabo z'igihugu zihurira kuri icyo ngicyo, ndetse ingabo z'igihugu zigahurira kuri ibyo hamwe n'Abanyarwanda muri rusange mukomokamo, imiryango yanyu, kuba babyara n'abandi. Icya kabiri, disipurine nayo ni ngombwa, kuko ituma ibindi ngiye kuvuga bikurikira bishoboka. Noneho muri ya nshingano ukaba umuntu wuzuye. Disipurine ituma uhora utekereza, ureba inshingano ufite nuko ugomba kuyuzuza, akaba aricyo kintu cya mbere cyiza mu bitekerezo byawe. Cyo cya mbere kibanza. Niba ugiye mu mahugurwa nk'aya, ukaza uje gukora amahugurwa, wigamo byinshi, ukaza uje kwiga, aricyo utekereza mu mutwe wawe. N'ibyo wigishwa nabyo bifite icyo bigamije ku buryo butandukanye, akaba ari byo ushyiraho amaso yawe. Ndavuga nk'iki: tutaraza hano jyaho nabanje banyerekaga uko mutegura, uko mwigishijwe, uko mutegura urugamba iyo mugiye kurujyaho. Nibyo ugomba kubyumva. Cya kabiri, ibivugwa bisobanurwa hariya ugomba kuba utekereza uko bishyirwa mu bikorwa umunsi ku wundi. Ntabwo ari kubyiga gusa ngo ugire ubumenyi, ni ukubyiga kugira ngo niba ufite ubumenyi ubuhereho ujye mu bikorwa. Ikindi,
by'umwihariko hari ibintu byinshi biri muri ibyo mwiga bijyanye n'urugamba. Niba ari ugukoresha iriya mbunda cyangwa izindi zitamuritswe hamwe, kwiga kuzikoresha kugira ngo bigere gute? Kuzikoresha kurasa umwanzi, kurasa wakuzanyeho intambara, kuyikoresha gute rero? Ikoresha gute? Ntabwo ari uyifata ugafata imbarutso ukarasa amasasu gusa, ntabwo uba warwanya. Ririya sasu risohoka rikwiye kugenda yanditseho izina y'uwo urigeneye. Urumva icyo nshaka kuvuga?